mu gihe twese turi kwitegura ifungurwa rya Open Mainnet cyangwa ifungurwa rya Pi Network, ariryo twise Open Mainnet cyangwa Open Network, ni mu buryo bwo kuba twese twagerageza kubumbura amaso tukareba ese ni iki kigamije ubundi, ese ni iki bundi turi kwifuzwaho, ese ni iki Pi Quantum iri kudusaba. Twagiye tubona byinshi Pi Quantum iri kudusaba, urugero ari kuzuza ibyo dusabwa kugira ngo tubone ama KYC ndetse n'ama migration. Byose muragenda mbivugaho mu buryo busobanutse ndetse no mu buryo burambuye. Ikindi twaciye muri Pfest dukoresha iri faranga rya Pi Network mu guhaha no guhahirwa. Ibyo ngibyo Pi Quantum yarabikunze cyane, ndetse biri mu bintu nanone byatumye Pi Quantum bitekereza ko igomba kuba yafungura ino Open Mainnet vuba, kuko yabonye ko ifaranga rishobora kuba ryakoreshwa mu buryo bwizewe. Urumva ni ibintu byinshi by'agaciro ndetse n'ibintu byiza cyane kuba iri faranga turi hafi kurikoresha nk'ifaranga mu buryo bwiza cyane. Ikintu nababwiraga rero, urumva ko abantu bafite ibyo bibazo byose Pi Quantum kuno kwezi nibyo nyaboneka iri kwirukamo. Mu gihe ubona bakohereze liveness, gerageza uyuzuze ukore ibisabwa. Igihe ubona baguhaye iyo KYC, gerageza wegere abantu bayujuje bagerageze bayikuzurize kugira ngo udacikanwa n'ibyo bari kugusaba. Open Mainnet rero turaje tubirebe hamwe mu buryo burambuye uko Pi Quantum iri kubitegura ndetse n'uburyo yabigaragaje ko igomba kubinyuzamo, inzira igomba kubinyuzamo kugira ngo tubashe kuba twese hamwe twajya muri Open Mainnet ndetse tumeze nk'aho twari dusanzwe tubizi icyo twabyiteguye. Urumva ni ibintu byiza kandi ibintu twaha agaciro kandi ibintu by'agaciro koko. Ntabwo ari byiza yuko rwose iyi Pi yagira n'umwe umuntu ucikanwa mu bantu baba baragerageje kuba bamenya ino Open Mainnet. Urumva rero ni inkuru nziza kuba Pi Network ikibasha kuba yatwibutsa Pi Quantum ikabasha kuba yenda yagerageza buri wese kugenda imuburira, ese kora ibi ngibi, genza gutya na gutya. Urumva ntabwo ari ibintu by'imfabusa, ahubwo biba bifite impamvu runaka bari kubitegura gutyo. Ni ukugira ngo uwo bayihaye nyaboneka yuzuze, kuko n'ubundi intego tuba twagezeho, ahubwo nuko bavuze ko muri 2012 na 2024 mu kwa 12 kuri 31 aribwo launching ya Open Mainnet izaba. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Mbaje kubasuhuza rero nshuti bavandimwe mudukurikirana aho muherereye hirya no hino ku migabane igiye itandukanye ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye. Turabasuhuje. Kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro ndetse n'iby'ingenzi rwose, turabishima kandi koko tubiha agaciro. Tubiha agaciro mwebwe bashyashya, murakaza neza kuri channel yacu, kugira ngo wowe washimye ibiganiro dukora kugira ngo bitazongera gucika, kanda share, subscribe, share and comment kugira ngo ugomeze ubikurikirane umunsi ku munsi. Urumva rero ni ibintu byiza cyane kuba mubasha kuduha umwanya wanyu. Nk'uko tugenda tubibona rero, duhereye muri iyi Pfest uko bigenda bigaragara muri blockchain, tugenda tugaragazwa yuko harimo abantu benshi bari kugenda bakoresha iri faranga kandi ku giciro twasezeranye nka GCV. Ni faranga rero ngo twemeranyije ko Pi imwe igomba guhagarara amafaranga amadolari 312,159 by'amadolari y'Amerika. Niko ko abantu benshi babishyigikiye. Niyo mpamvu Pi Quantum nayo iri kugenda yiga kuri kino cyifuzo cyacu, ndetse kandi kugira ngo yo Pi Quantum ibashe kuba yashimisha abakiriya bayo cyangwa wenda abantu bafatanyije no mushinga, nuko yo igomba kuba yashyira igiciro cyo bashyizeho cyangwa mo kimwe ikaba yanajya hejuru yacyo. Hari benshi batabyiyumvisha neza ko Pi Quantum ishobora kuba yajya hejuru ya kino giciro, ariko birashoboka. Pi Quantum birashoboka yuko ishobora kuba yafatira kuri amafaranga menshi ikaba yahera kuri miliyoni 1 y'amadolari. Byose birashoboka nk'uko twagiye kutugenda tubibona mu Federal
benshi bagiye batandukanye bagenda babitugaragariza ko byose bishoboka ndetse bitazaba nk'ibidutunguye biramutse bibaye. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Mbashimiye rero mwebwe mwabashiye yenda kuba mwashyigikira NGCV muri P-Fest. Ni byiza cyane rwose, ewana Imana wowe umugisha, kandi mwebwe mwatubereye ahantu henshi cyane twe tutari turi. Ni by'agaciro rero, ndetse murabo gushimirwa, kandi tuzabibuka kuko karimwe mwahagarariye iki gitekerezo cya Pi-Core Team. Ni iby'agaciro rero cyane rwose. Uwatabashimira ni umuntu utazi agaciro k'iyi Pi Network. Urabona ko uko benshi bagiye barikurikirana iri faranga, ni nako byagiye bigaragazwa neza mu buryo bugiye butandukanye. Urumva ko rero nawe utarayishyigikiye, gerageza wige uburyo bashobora guhahirana mu buryo bugiye butandukanye, ko tuzakoresha tayipu zigiye zitandukanye mu buryo bwizewe. Mwihangane rero kuba nakoreye ikiganiro muri site y'ubwubatsi nk'uko twagiye tubigaragarizwa na Pi-Core Team, ko iyi Pi Network atari ifaranga gusa, ahubwo ari nabyita nka founder cyangwa yenda aho bafaburikira ama application agiye atandukanye, aho dushobora kuzifashisha ducukura andi ama application agiye anyuranye, ndetse nayo ishobora gukoreshwa nka social media, igakoresha muri ujya kuri za Instagram, ukajya ku ma YouTube ukamamaza, ukajya ku ma Facebook ukamamaza, byose birashoboka muri mushinga. Urumva rero ni ibintu byiza kandi by'ingenzi. Wowe wumve ko rero ino Pi uri gukina nayo, wumve ko ari ibintu ko ubona bishimishije, oya, ahubwo ni wowe uri kwihima, ntabwo uri kwihima Pi-Core Team, kubera ko hari byinshi uri guhomba. Nkawe urugero ushaka kuba wenda wifuza kuba umunye businessman ukaba nta gishoro ufite, urumva ni wowe uri kwihima. Ikindi nawe wenda ushaka kuba wenda ufite igishoro, yenda waratangiye gukora, nawe uri kwihima. Kubera iki? Niba mu by'ukuri tuzi ko ino ari social media, ushaka kuyamamarizaho, ushaka kugira ute, ushaka kwamamaza ibikorwa byawe uri gucuruza, ushaka kugira ute, urumva ni ibintu muba mugomba kwitondera, mukabikora mwabitekerejeho. Mugerageze rero mubitekerezeho neza, ku buryo twese tugendera ku murongo umwe, ndetse twumve ko Pi ari agaciro. Urumva ko rero ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu bifite agaciro. Urabona ko rero baratubwira ati ngo something here is coming. Urumva ngo ino Pi Network, ariko akenshi mujye mwitondera bino bintu, wenda nubwo wenda ari byiza yego, ariko nanone presque yuko dushaka usanga ari n'abasikamazi. Ko izi Pi Network na indi application ifite ishobora kuba yashamikiraho, ahubwo ni Pi Network yo ubwayo, kereka Pi browser. Urumva rero presque yuko rero wowe uri murabibona, ntukapfe kwita byirukanyiramo ngo bijyemo, ariko icyo bashaka kutubwira neza nuko Pi Network ishobora kuba ihetse andi ma program menshi cyane, harimo za crypto type, arizo za Pi Network, n'ubundi arizo Stellar, arizo za ngo Pioneers. Kumva ni nyinshi cyane ishobora kuba ishamikiyeho. Urumva rero ni ibintu byiza cyane kandi ibintu bifite agaciro. Ni ibintu mwese mugomba kumenya ko ikintu muri gukora cyose ntago ari ikintu cyipfa gusa, ahubwo ni ibintu bifite uburyo bihagaze. Urumva no kujya bakwereka ko porogaramu ya Pi Network ari porogaramu ishobora kuba ari founder y'izindi zose, niyo mpamvu byose biba biri gukorwa gutyo. Urumva rero ni ibintu by'agaciro cyane. Ni ibintu mwese nyaboneka iyi Pi Network mwifata n'ifaranga riraho riciriritse, ahubwo mugomba kuyifata nk'ari faranga, ndetse ari na header cyangwa the founder of program, ahantu ushobora kujya mugahimba porogaramu runaka ushobora kwifuza, ndetse ukaba wayikoresha nka porogaramu ishobora kwifashishwa n'andi ma telefone cyangwa n'andi ma website. Urumva ni ibintu byiza cyane. Ni byiza rero wowe wamenye Pi rwose, umva ko uri mu byishimo. Urumva iyi system ya Pi Network niyo ya digitale, ndetse nayo tugomba kubakirwaho
iyi si tugezeho nyabuneka ni isi igomba gukoresha n'amafaranga y'ikoranabuhanga kurenza uko ikoresha fiat money cyangwa amafaranga minus paper. Urumva ntago ayo mafaranga agezweho mu isi tugezeho, ko iyi si iri kwihuta nk'uko yihuta mu iterambere ndetse no mu ikoranabuhanga, ni nako n'ibiyitungaho cyangwa wenda ibyo tubasha kwifashishaho kugira ngo tuyibeho nabyo biba ari ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga mu buryo bugiye burambuye. Uzaza ukoresha rero no Pi network mu buryo bwa scanner code, cyangwa mo kimwe ujye kuri banki ubashe kuba wabikuza mu buryo busanzwe, cyangwa mo kimwe ubashe kuba wakoresha ino system ya ATM cyangwa ATM machine. Urumva ni system zizifashishwa mu iyi Pi network. Ni system nziza rero, kandi urumva uwo ari we wese nyaboneka bizamworohera. Mwigira ikibazo cyo kumva uvuga ati ngo jyewe namenye Pi network kandi mu by'ukuri ntabwo nshobora kuba nzi icyongereza. Ibyo ntabwo ari ngombwa. Icya mbere ni uko wamenye umushinga, kandi icya mbere ni uko wamenye ko umushinga urimo ari uw'agaciro. Icyo nicyo cyari cy'ingenzi. Urabona ko tuzaza twifashisha n'amatelefone yacu, ushobora kwifashisha mu by'ukuri uri kugura cyangwa uri kugurisha, ndetse uri kubasha kuba wakoresha Pi zawe cyangwa Pi coin zawe mu buryo bugiye butandukanye. Ni ibintu byiza rero cyane, kandi buri wese yumve ko ari ibintu bimufitiye agaciro, kandi ubona ko bifite icyo bimaze. Ntabwo ari ibintu biri aho ngaho gutyo gusa ngo uvuge ati ngo ni ibintu bije bidafite impamvu, bidafite inyungu runaka. Oya, bifite inyungu ndetse n'ibintu nyaboneka bifite agaciro. Kurabona ko niba tubona ko Bitcoin ishobora kuba yarazamutse mu buryo bwiza, sinibaza uburyo Pi network itazamuka. Muri business uzagenda uhahe nta kibazo. Tukora icyo bita collaboration, mugenda mwumvikana igiciro cyabyo, cyangwa ndetse n'icyanditseho utangire wishyure. Nta birenze ibyo bihari rwose. Ni ibintu bizaba bihari kandi byiza cyane. Urumva rero ko ari ibintu byiza kandi bifite icyo bimaze. Urumva Pi network rero izaba ari nk'ibiceri n'ubundi bishaka kuba byakwifashishwa nk'uko twifashishaga iri faranga rya yero cya dollar, ariko cyari dollar ni amanuza, ni inote gusa, ahubwo amayero niyo yaraga afite ibiceri. Urumva rero ko ni ibintu byiza cyane rwose. Mwumve ko ari ibintu bifite agaciro rwose, nk'uko ari ibintu twisanzuranyamo, kandi niko ari ibintu tubona bifite impamvu ndetse bifite akamaro cyane, aho Bitcoin yazamutse mu buryo bushoboka cyane. Ndetse uyu Satoshi Nakamoto ari we wagerageze foundinga iyi Bitcoin. Urumva ko ni ibintu we ubwe yari yakoze azi ko uyu mushinga uzagira uko yawuteguye, ariko remember that speed of Pi network yo yitegura kuzuza ibyo yasezeranyije progress rwayo cyangwa founder pioneer yabayo. Migration depend on the abounder availability, occurrence, and the resolution work and the crowd source human availability join force speed up in KYC and the migrate process and your region and the process Pi for your good work run more. Urumva baratubwira ati mwibuke ko ino speed ya KYC cyangwa gutanga ibi bya KYC cyane mu buryo bwihuse cyangwa mu buryo buri kugenderwaho hejuru. Urumva ni uburyo bwiza cyane rero, kandi barakwibutsa abantu ko ama KYC ari gutangwa mu buryo bwiza cyane kandi mu buryo bwihuse, ndetse na zino migration zikaba ziri gutangwa. Niyo mpamvu rero nuramuka uyibonye nyaboneka yihutire kuyuzuza neza, kandi wumve ko ugomba gutegereza ya minsi yawe. Wirinde ko wajya muri tentative, kuko igihe cyawe kiri kugendana nawe uri muri tentative. Ukomeze wihangane kandi wumve ko nta nyinshi ufite, byose bizashira. Hari abantu bisanze muri tentative nk'uko mubona iyi foto imeze. Iyi foto irimo iragaragaza abantu bari muri tentative KYC,
harimo abantu rwose bisanze. Urumva ko rero mwe mwigira ikibazo ibyo bintu byose Payquat Team niyo mpamvu ihari, ndetse nayo mpamvu iri kugenda itekerezaho buri umwe. Ibyo bintu Payquat Team irabizi, niyo mpamvu ejo bundi igeze kutwohereza announcement ivuga ati abantu bari muri tentative irabizi, kandi mu by'ukuri nicyo kintu kuno kwezi bari kwibandaho cyane, ari ugutanga KYC ndetse no gutanga migration, ndetse no kuba abantu bava muri tentative nk'uko bagomeje kuba bazirimo. Iki kintu ni ikintu Payquat Team iri kwitondera, ni ikintu iri kwibandaho cyane mu buryo bugiye butandukanye. Wigira ikibazo rero wowe utarava muri tentative, uno iri no bara mu bantu batabizi ni tentative. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru. Iyo wavuye muri tentative ni gutya uba umeze, urumva ko biba ari ibintu ubona ko bifite isura nziza, biba ari ibintu byiza cyane ko buri wese arabyishimira, kuko ni nabwo uba wumva ko uri stable cyangwa uri official yuko iri faranga ushobora kuzarikoresha cyangwa ushobora kuzariryaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Wowe ubona rino bara, wowe utanabona usobanukiwe, umenye ko KYC yawe yabaye passed, KYC barayemeye. Ndetse mwe mbagira inama, ngerageje kugerageza wenda ubushakashatsi bwanjye nakoze wenda butoya, wowe wakoze liveness ukayikora neza mu buryo bukwiye, ubona nta kintu wakwishinja, byo gusa byose wabikoze, menya ko jya muri mu validators, uyandika ko ushaka mu validators, byose bigomba gukunda, ndabizi. Ariko nutabikora gutyo umenye ko biragoye. Urumva rero hari icyizere cyinshi cyane yuko mushobora kuba mwava muri tentative mu buryo bworoshye cyangwa bworoshye. Iyo ntabwo ihambiriye. Urumva rero ni ngombwa yuko iyi KYC yanyu iyo isa nk'icyatsi, itasa nka kwa kundi ry'ibara rya orange, nibwo iba yemewe, ni nabwo amafaranga yawe uba wemerewe kuba wayakoresha. Baradusaba gukora icyo bita lock up mu mafaranga yacu, ndetse cyane muri wallet zacu. Urumva rero ni byiza cyane kuba twakora ubwizigame. Urumva ko rero ino Pi Network niyo iri heda cyane, nubwo yenda itarasohoka. Niyo mpamvu ubona ko Bitcoin isa nkaho iri kwiganza, kubera ko Bitcoin niyo iri gusa nkaho igira amajwi menshi cyane. Urumva rero ni ibintu byiza cyane mu buryo bumwe. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Ibyo ngibyo ni ibintu umenye ko ino Pi Network murimo ifite imbaraga, ndetse ni nayo ishobora kuba iri hejuru ya Bitcoin. Ko muri Bitcoin umuntu ufite imbaraga, ni nako KYC izagira imbaraga nyinshi cyane. Urumva rero bita ngo Team May ni umuntu ubona uri ukoresha ibintu bya ICT cyane mu buryo bugiye burambuye. Akaba we yaravuze ati ngo the open mainnet will be announced 2 weeks. Urumva ko ino Pi Network bitegura ko ishobora kuzatanga itangazo ryayo bishya mu byumweru 2 biri imbere. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Urumva ni mo hagati mu kwezi. Urumva ko rero ni ibintu twitegura kuba twakoresha vuba, kandi ni ifaranga rigiye kuzagira agaciro. Urumva ko rero mwitegure kuba mwakoresha amafaranga yanyu. Niyo mpamvu ari ikiganiro nigeze kubakorera mbabwira ati mugerageze mupange imishinga irambuye yo kugira ngo tuzabashe kuba twakoresha iri faranga mu buryo bwiza kandi bushobora kuba bwahindura isi yacu, ndetse natwe ubwacu bikatugira akamaro. Ni byiza rero mwebwe mwabashe kuba mwamenyera ifaranga. Urabona ko icyizere cy'ubuzima kiracyahari, kandi biracyashoboka yuko wowe utari ufite akazi, wowe utari ufite icyo gukora, ubu ngubu mu kwa mbere ushobora kuzatangira nawe uri mu baherwe cyangwa mu bakire runaka bagiye batandukanye. Ni byiza rero cyane pe, ni byiza cyane. Urumva mutegereze kandi mwishimye kandi mwihanganye.
twarihanganye imyaka ibaye 5, urumva ko ni igihe kinini cyane kandi cy'ingenzi. Oya rero mwe mudukurikiranye mugire umugisha kandi kudukurikirana kwanyu rwose twababwiye ko ari iby'agaciro. Imana ibagwizeho umugisha kandi musengere no Pi Network ibe vuba. Hi Pioneers! Today I want to answer some questions about the Pi Wallet. Is Pi Wallet a custodial or non-custodial wallet? Pi Wallet is a non-custodial wallet, meaning that only you have access to the passphrase of your wallet. When will the Pi Wallet have the real Pi inside? It will have it when Pi Mainnet is live. We aim to launch the mainnet by the end of this year. Can I recover or reset my passphrase if I didn't save it or if I lost it? No. Typically, this is not possible for non-custodial wallets, since no one else has that passphrase and can recover it for you. So keep your passphrase safe and do not share it with others. The core team is also working on a potential new mechanism that is utilizing your security circles to help your account recovery process while maintaining the wallet as a fully non-custodial wallet. I forgot my passphrase to the wallet I recently created. Is it possible to create another wallet? Yes. Create another wallet for now and make sure that you keep your passphrase safe next time. The wallets currently only connect to the testnet, so they're only containing test Pi for testing. Thus, no real loss happened for you by replacing your wallet. But after the mainnet, losing the passphrase to your wallet, which contains real Pi inside, cannot be cured just by creating another wallet, because this would have the result that you lost access to all the Pi that was in your original wallet forever. I accidentally shared my passphrase with others. What should I do? You should create a new wallet with a new passphrase and stop using the compromised one immediately. Since we are in the testing phase right now, it's okay to create a new wallet. In the mainnet phase, however, you should immediately create a new wallet and transfer all your existing Pi to that new wallet before others do it. Does the Pi Wallet provide a custodial option storing the passphrase for Pioneers on the server? No, not for now. Will the Pi Wallet have a custodial option in the future? We may develop an optional custodial wallet in the future, only if enough Pioneers show interest in this feature. So please let us know if that's what you want to see happening. Can I use other wallets? Yes. Pi testnet and mainnet is and will be a public blockchain. Thus, any wallet compatible with the blockchain of Pi can work. Pi is fully accessible not only in your Pi wallet, but also in any other compatible wallet. However, the official Pi wallet is where you will get your mainnet Pi when we launch. You can afterwards transfer it to other wallets if you want. Is the Pi wallet following standards, or did we make up our own? It's following standards. It is based on the BIP 39 and BIP 44 standards. In general, there is a rule in cryptography stating that you should not make up your own crypto, and you should only use widely accepted, peer-reviewed algorithms and standards, and that's what we do. Why are there transaction fees? Transaction fees avoid spamming the blockchain with useless transactions and allow for transaction ordering during times of network congestion. How much is the transaction fee? The current transaction fee on the testnet is 1 cent. When you send a higher fee for your transaction, you still pay only 1 cent,
unless there is a congestion on the network, in which case transactions with higher fees are executed before transactions with lower fees. Where do transaction fees go and what are they used for? All fees are currently simply getting burned by being accumulated in an inaccessible pool of burned pi. However, in the future, fees could be used for other things such as mining rewards instead of minting new currency, or other purposes for the benefit of the community. Will passphrases stay the same after the launch of mainnet? For your convenience, we aim for the wallet passphrases to stay the same so that people don't have to create them twice. So we urge you to get mainnet ready and create your wallets now. However, there is still a chance, for technical improvement reasons, that we may have to ask you to reset your passphrases before mainnet. Will my wallet address be the same on the mainnet and testnet? This has not been decided yet. Technically, either way is possible, but we need to consider the pros and cons. Well, that's it for now. Let us know if you have more questions.